Icyo kintu nibyo koko inda zitateguwe zitera idindira ku mpande zombi, kuko iyo umuntu ateye cyangwa se atewe inda atabyiteguye ntabwo mu mutwe waba yiteguye kuba umubyeyi. Inshingano za zimuguye hejuru ari ikintu atateguye ngo abanze agipanga avuga ati wenda ngiye gukora ubukwe, nyuma y'imyaka 2 nkoze ubukwe tuzabyara. Ni ikintu kije. Ntekereza yuko gupanga gukora urugo mu gihe kikugwiririye cy'amezi 9 umukobwa azatwita ni ibintu bigoye cyane, kuko muri ayo mezi 9 ujyanye n'umukobwa ajya kubikubwira hashize nka 1 cyangwa 2, nawe kubyakira bikagutwara andi nka 3 kugira ngo wumve koko ibyo bintu byabaye. Ugasanga igihe umuntu asigaranye cyo kwitegura ni gitoya cyane. Nyuma y'ibyo ngibyo noneho aratakaza amafaranga menshi, kuko ni ibintu bimuguye hejuru, ntazi uko bisanzwe bigenda, kandi umwana aravuna kumurera. Nkeka ko wenda mwe mubizi cyane b'ababyeyi, umwana aravuna cyane kumurera. Nyuma y'igihe gito umwana avutse, wenda tureke ibyo kumurera mu gihe gitoya, iyo umwana atangiye ishuri noneho ushobora no gusara kubera minervari. Kandi ikindi kintu nanone usanga intandaro y'izo nda zitateguwe akenshi aho binahurizwa n'ubukene, usanga abasore cyane baba bashoyemo amafaranga kugira ngo bagere kuri abo bakobwa, bakatakariza amafaranga menshi kugira ngo bamugereho, bamuca urwaho, noneho yagira ibyago yamutera iyo nda, ugasanga noneho ya mafaranga menshi yamutakajeho agize n'izindi ngaruka nakita ko ziri negatifu, nubwo umwana ari umugisha, ariko ibintu bikugwiririye ibyo byose ntabwo biba biri positive. Ngo hari n'umusore utera inda afite nk'akazi ahantu runaka, ari umuntu ukora uryoshye, yamara gutera inda kubera ko atiteguye bamugani kuba umubyeyi, kwa kwihakana agahita anatoroka kuri ako kazi, rimwe na rimwe akabura, ugasanga bimuviriyemo ubukene kubera ko avuga ati nindamuka ngumya aha na adresse yanjye baransanga hano. Nibyo cyane, ushobora gutera inda kuko ibihano bihabwa abantu bateye inda, cyane abana bataragira imyaka y'ubukure, urabizi ko ari ibihano biremereye. Umuntu akareba akavuga ati wenda uyu mukobwa arahaza aho nkorera n'iki, adresse yanjye arayizi, bikaba ngombwa yuko uhahunguka ugacishene ukigendera, kugira ngo nibura niba nagukurikirana bizabagore kuko adresse yawe nshyashya nta muntu yizi. Ikindi kandi iyo ibyo bintu bikubayeho umera nk'uhungabanye, ntabwo uba ukiri stable ku buryo ukora akazi kawe neza, nabyo bishobora kukuviramo ingaruka zo kwirukanwa, kuko ukuntu wakoraga akazi bigomba kugabanyuka uko byagenda kose, kuko imitima iba yakubanye myinshi. Uvuga se uyu mwana koko noneho, icyambere utekereza ku mwana uzavuka, ukumva navuka azagusaza, ugatekereza kuri stress y'uwo wateye inda, nabwo ukumva ni ibibazo. Noneho watekereza ibihano bishobora kuzakubaho nyuma, wenda tuvuge nimba ari umwana muto wayiteye, kumva urasaze neza. Rero uko byagenda kose bigomba kugira ingaruka no mu kazi kawe, kuko niyo utagatoroka ngo ugende, uko byagenda kose performance wari ufite mu kazi iragabanyuka, kuko ntabwo umutima uba ukiri ku kazi honyine, umutima uba uhangayitse, ntabwo uba ukirimo uratekerereza akazi nk'uko byakagombye. Mbona rero birashoboka cyane yuko rwose watera inda n'akazi ukakabura cyangwa iki, ariko uko byagenda kose inda zitateguwe zigomba gusiga ingaruka kandi zijyanye n'ubukene. Yes, ni City Radio.